habayemo sambaratika mu gitondo cyane komeye. Hanyuma sasa mu ikipe ya Arsenal twagiye narabwiye ngo diro rarangiye ariko ntago mwumva nanjye kabe nka Romano banze kumva nanjye kanigireho nubwo ntari gukora relax ariko muturama ajya gutwumva uduhamagaye twa Romano katagiye amagara wikirera ariko nshinjwa kutita telefone wikirera ikintu barakinshinjije none se kuri kwibibutsa nyine ngo ngiye kwitaba noneho bakwana nagiye kwitaba boda zakwaga tunoze kwibutsa urumva oya ngomba kugikosora pe ngomba kanya aba ba Jean Bosco na barampa ibyanjye bangiye bantu ibyanjye ndabikunda cyane vodi biranshimye akunda umuriro ibyo ashaka cyane ngewe ikintu ntekereje pa kuba kitari bwangiza umuntu runaka ndakivuga ndarikora nshaka kuzakubona uri mu kanya gato David Einstein abari kuri YouTube channel kureba amagambo atangaje nta minota 10 ishize aravuze ngo Arsenal nearing total agreement with Newcastle United to sign Bruno Guimaraes desire among all parties to bring situation to close deal now cost for completion at Newcastle United permission to undergo medical and seal with Arsenal it is very close no kuvuga ngo iki sasanga nabwiye ko witwa Einstein ku cyitwa makuru amakipe y'Iranda ni mubi cyane niyo namba no kwisi amakipe y'Iranda ni yanakwica aragira ati birasa rwose nk'ibigiye kurangira cyangwa ibyarangiye ko Bruno Guimaraes agomba kweza mu kipe Arsenal ubwumvikane rwose mu buryo buri toto cyangwa se mu buryo bwa nyabwo bwuzuye cyane buri hafi kugerwaho uyu muhungu akisanga yambaye mwambaro utukura n'umweru Evode yingibije bisanga amagambo twavuze anga ku munsi w'ejo ngira Anthony navuze ko ngiye idira Bruno Guimaraes nazongera kubivugaho ntarabona yarangiye burundu kuko nyene mu mutima wanjye ko yarangiye urukumva igisiga nuko nyimbyereko nimba ushatuga amagambo nkaya ngaya bafana basana ntibatangiye gukoresha amajezi ahubwo bayadodeshe je nabwe mutangire mu minota 10 ishize cyane Ben Jacobs akotinza Alex Crook wa Talk Sport n'ubundi so niba Crook yabize maze utudabagize utubeshye byahatari ukumva niba Jacobs ataginze Crook Austin akaba bitangaje ubundi kuntu byagenze Frank kumva ku munsi wo ku cyumweru ubwo ni umusibejo ndi ku mucanga kumva ndi gufata video Newcastle na Arsenal ibiganiro byarakomeje Frank binagera ku giciro kiri hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 80 kumva kandi munabyibuka turi hano twavuze yuko bid ya miliyoni 55 yanzwe hakaza 35 ikangwa bikavugwa yuko Newcastle ishaka hagati ya miliyoni 70 na miliyoni 90 ariko hagati ya 75 na 80 diri ribuze gukunda kumva ku cyumweru Arsenal na Newcastle birara bigeze ku bwumvikane kuri miliyoni hagati ya 70 na 80 biri kuvuga yuko ishaka kugera kuri 80 ariko Newcastle isaba Arsenal yuko amakuru atari buze gusohoka Frank yuko deal yarangiye n'ikimenyimenyi Bruno Guimaraes yari suppose kuba ari kumwe na equipe kumva yego noneho ku munsi w'ejo abantu bamwe na bamwe batangira kumenya za ndani ariko nta makuru ari concrete nyine ahari nta makuru afatika ahari ku mugora muri amasaha yawe amakuru ajya asohokeramo nibwo none abantu bari credible bamwe na bamwe birondre batangiye gusohora amakuru atari muri abanini batangiye gusohora amakuru ko kuri miliyoni zenda kwegera 80 byarangiye ikiwe ari ugutangaza gusa ariko ama equipe yose byamaze kugera hanze yuko iyo deal yarangiye nkungana yo gukomeza ku munsi w'ejo ibinyamakuru byo muri Brazil irimo na ESPN iwabo yego bo bavuze ko ino deal yarangiye muri weekend nyine muri weekend tuvuyemo kose nanjye nibyo nari kuvuga kuko ku cyumweru nibwo bakuroze byose byarangiye ariko Newcastle isezerana Arsenal yuko amakuru atari buze kuitajya hanze
bisobanuye ngo mu buryo bwa PR nyine hari ibindi bintu timing yo gusohora itangazo umusimbura n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo utamenya, ariko Newcastle yari yasabye Arsenal arabibwira ngo deal nubwo yarangiye ariko turabasaba yuko turi buze kugena igihe itangazo ribuze kugera hanze. So ku munsi w'ejo amakuru abantu bamwe na bamwe birondere batangira kugenda bayasohora, kumva amakuru yatangiye gusohorwa. Buriya hari abanyamakuru ari batoya ariko bafite inkuru z'imbere cyane kurusha n'aba banini. Abanini nabo bajya bakura amakuru byanga bikunze. Amakuru yamaze gusohoka Newcastle mu gitondo ngo ntabwo yashimishwe no kuba amakuru yagiye hanze, ko yagiye hanze igihe kitari icyanyacyo, ariko amakuru ari nuko ku munsi w'ejo, ku munsi wo ku cyumweru aribwo deal yarangiye cyane 70 kujya kuri 80. Bruno Gimaresh cyari ikibazo cy'igihe, byatangazwa kuwa gatanu, yatangazwa ryari cyari ikibazo cy'igihe, ariko kuba agiye kuhita byihuta gutya nuko amakuru n'ibindi yagiye hanze. Ikipe yabona neza yuko ntacyo kuramira ifite cyane, meme na Arsenal nayo ikeneye umukinnyi wayo kujya joining, n'amakuru yagiye hanze. Nje ndamye neza nashidikanya yuko ku munsi w'ejo cyakwa kane dushaka kubona uyu mugabo ari gukora medical, kuko nahoze mbona mu kanya gato Talk Sport yo nivuga ngo deal y'uyu muhungu urukumva urukumva yego mu buryo nyine buri official noneho handi umunyamakuru wese yatanga cyo nta kintu yitangira yarekura nta rutangira muri imbere niba ati umuriro waje ugahita uwohereza bitari burengera ijoro cyangwa ejo mu gitondo cyane bitari burengera ijoro turimo magingo aya cyangwa ejo mu gitondo rwose twatuvuga ngo welcome Bruno tikaze rwose. Bruno Gimaresh medical test akayikora agasanga abandi aho bibereye ubundi muruka ku mwaka utasasa iki kigabora uri kumva ari ukuntu izina namaze kuyibona nzayitangaza amaze gukora medical test yamaze guhabwa na nimero. Ari ukuntu inshuti yawe iri kwifuriza gutera imbere, ariko nawe gatera imbere cyane ugakabye. Tuvugisha ukuri iyi equipe ya Arsenal irakabije pe. Ikabije ikize Anthony ikabije barunyumvire. Iyi mediane ifite Bruno Gimaresh, ifite Declan Rice, ifite Zubimendi, Nico Ezahari, Nico Zubimendi ahari, Nico uyu mwana Lewis Kera ahari, ni nka batandatu. Arsenal kuri gatandatu ifite option 3 zitandukanye. Kumva kuri numero 8 ifite option 3 zitandukanye. Kumva kuri numero 10 ifite option 3 zitandukanye. Impamvu za kuri numero 10 ko nawe ifite option 3 zitandukanye. Nje ntago byanangaza ukinishe double pivot ya Lewis Kelly na Rice ukanabashyiraho Gimaresh. Uretse n'ibyo ukayivunagura Alieze na kapiteni na Kai Havertz nyene impamvu amaye nkawe ubwo ku 10 zibaye opsenye cyane. Mbari nyumvira ikipe imeze gutyo Mediane, nje nizera ko ikipe kurusha Mediane yo kurusha byose iyi Arsenal igisigaye ni Champions League. Niba koko yaguze Bruno Gimaresh fra Arsenal kimwe mu bibazo yari ifite cyari cyo kuvuga ngo ese Declan Rice ko umukinnyi mwiza, Declan yananiwe umuntu wakwinjiramo ari ku rwego rwe cyangwa aratanga ibyo Declan yatanga. Nje honestly speaking mu kujyana umupira imbere ibyo Gimaresh atanga biruta ibyo Declan Rice atanga. Kumva tukibaza ngo Zubimendi ko naniwe ku rwego rusubiye inyuma birasaba iki? Birasaba Declan Rice ko ari buze gusubira inyuma akajya kumera nk'ukina double pivot ya batandatu. Bisobanuye ngo icyo kuri numero 8 ball carrying za numero 8 biribuze gusaba kapiteni Martin Odegaard ko ari buze kuza gutwara baro ave muri danger zone yiwe. Arsenal bigireho ingaruka muri chance creation zayo. Kumva fra uyu munsi icyo kibazo ntago kiri buze kuba kuko igeze Zubimendi atari ku rwego, igera Lewis Kelly atari ku rwego,
Gimaresh arazahagarare, Declan Rice agumane ya freedom n'abari uri imbere, Martin Odegaard cyangwa Eberesheze bagume muri zone yabo kuko bazi neza ko inyuma yabo hari abagabo. Bro tuvugisha kuri ikipe irubatse pe. Iyi Mediane irubakitse ku rwego mbona aje kwa gatanu yari uhari kwa kane ako kwa gatanu. Kwa gatanu nzazi. Aya nani waje. Kwakoze debate ivuga ngo hano. So ni nyivuga utari runyibutse kuko genda nibagiwe cyane. Ntabwo wakwibeshya ndabizi. Kwa gatanu ubyumva ko ngari bwatamu ndakoze deba cyane bibaho kandi uzikaba nk'isaha kandi umururuka nawabyeme ariko icyo wasigaye ntinya sigaye yanga ko tuyijyamo cyane ikiganza gutangira akabanza akanyicaza byonyine akabanza akishingaje akavamo kandi namwumvise yaje avuga ngo uragarutse ngo nayo utazagaruka ari yaje ko uragarutse eva kugira ngo ubyemere agiye gusaba ubufasha muri iki kiganiro ko byabaye kwa gatanu ntabwo mbusaba njye mugihe nanyuzwe n'ibyavuye oya none se kubwira Vode ibyo twaganiyeho nyine ntabwo yo kurekama ntabwo no kumva uko byumva nyine njye nanyuzwe n'ibyavuye no kumva ibyo uko byumva we ntiwanyuzwe ni Evo niba ubwira ngo wemere uzamura ikiganiro no kunyine kukwintimira nyine banza umbwira impamvu ujuriye no kugira ngo none se ujurira ntabwo njuriye urugiye kujurira asava ko no kujurira yereka ndabona nkuguri Evo ntabwo yareka kubivuga uyu ngereka mbivuge ereke Vode kwa gatanu ntabwo abahari ngereka njye mubwira biba byabaye urumva njye nashaka kumva ngo umuriro waturutse ntabwo nshaka kungurira pe ariko urumva umva mubwire ngenda ntiwagumana ubujurire ntabwo nshaka kungurira pe agomba kujurira umva nkubwire yavuze nge Bruno Gimaresh naza akiyongera kuri Declan akiyongera kuri Zubimendi kuri Skeri kuri Odegaard kuri Eze kuri Mikel Merino babaye barindwi unyumve neza ntunyumve nabi ego uri kumva abo barindwi nitaye ngo abakora mariage ya batatu ni bande uri kumva icyo tuva ngo nyine ikipe yabikungahaye hagati ifite hagati mu kibuga heza ku isi munsi wabone hari indi yayihiga nyine icyo nabazaga kuri Sade yego ari bose yego bose hamwe bari kombina uvuga uti munsi Chelsea ifite runaka uri kumva uyu munsi naryama ngasinzira niyo nabura runaka mfite uyu nguyu njye nicyo ndi kuya kuri Sade nta wawe yirusha Anthony rero yarajuriraga ntabwo ari deba twakoze oya niyo twakoze oya ntabwo ari ese ntabwo nari impari oya wari uhari cyane Anthony mwakoze oya niyo twakoze oya ntabwo ari ndacyakomeza ako kari kamwe akakari ukoze agashyano gahise kazamo ariko ibyo nta deba twabikozemo warabyemeye se kandi ari uruca abana okay twavuze ko akasade akona gutangira ku bunini bwa Sade oya ntabwo gutangira kubyemera avuga ndetse uyu munsi wa none kiri kipe ubwo Mediane nyine mukeye n'ubwiza bwagutse abari ya mbere sibyo na defense ikaba isanzwe wese sibyo ntega amatwi neza unyuma shawana n'ubijyanye ku isi ikibazo cyavutse tayari rero cyamaze kuvuka uvuga ngo yaba ifite Mediane nziza na defense ukumva yanemera yuko ari ifite defense nziza ku isi yego icyacyo cyaba ari atake yajya mu biganiro by'andi ma atake meza ku isi umunsi wa none nkaba mu bijyanye na groupe ubwiza bwa groupe ubwiza cyangwa se groupe nziza en general muri rusange yaba pere ya mbere Dan Bill ya Gimaresh yabaye yego urega nawe wirusha kereka niba ari indi ngingo irimo oya nayo niyo ngiyo rwose Anthony nayo ni ngingo irimo urumva deba uko yari imeze twarimo twibaza kuko hari amakipe reka wenda turebe amakipe byahangana Bayern Real we ni Real yonyine we yavuze ko ari Madrid ya mbere ku isi umunsi wari mu bwiza nkavuga ni se Madrid kereka yavuze ngiye ndajya muri defense ya Madrid uretse ko wenda ngo ubwinshi ngo na benshi bahari bose uyu munsi n'abantu batanu ba mbere ku isi kuvuga ngo ufite defense nziza cyane ikomeye mariage ya Konate cyangwa se na Rudiger sinayifata mbere ya Paris Saint-Germain mbere ya Arsenal uri kumva yewe mbere ya City turi kujyana twajya hagati mu kibuga
ubwinshi bwabo turetse n'ubwinshi n'abasanzwe babanzamo uri kumva uyu munsi none hari aho bajya ntibakina reka mbyite uko havuga ni yego wenda atake n'ibindi n'ibibazo harimo abakinnyi benshi batari ku rwego Frank uko ari kubitwara ntabwo ariko bimeze Okay, ntabwo yari yarangiye ariko navuze ngo iramutse iba yarangiye ariko hari na pire zari nazo mwarangiza yego nawe twabishyizemo mediane nziza yaba ari iyihe nawe twabishyizemo Rodrigo yaba ari iyihe mediane nziza yaba ari iyihe nziza yaba ari Arsenal nkoriramo batatu reko Rice wenyine niwe wakina muri mediane ya Real Rice wenyine ni Rice gusa ariko erega ntabwo ubwiza njye ntabwo ubwiza mvuga gusa muri batatu babanzamo kandi wavuze ngo njye natera departement yose uratera ikipe yose cyane njye nicyo nterura Still Madrid icyo navuga ko ni Madrid yayirusha nkwereka impamvu reba Thibaut ni umuzamu mwiza ari clear kumva umuzamu ari clear Trent uyu munsi dushaka kuzabona Trent udasanzwe kimwe nuko n'uyu musore bita Dumfries nawe ni umukinnyi mwiza ntabwo ari umukinnyi bavuga ngo urwego rwe abo babiri Arsenal irabafite ngo urwego rwe abo babiri iburyo Arsenal Thibaut ni muzima bro no si Trent uyu munsi Trent reka ngoze umunsi Trent yavana mu kibuga ati imbere inde Trent yakimukuramo ariko Dumfries no si ugana Dumfries uyu munsi no si yakanga Moscow gukina iburyo amukanga uyu munsi this time bijya no kuzamurusha ariko nyamuka onemera hajya mu mitsi onemera ni Timba ni uri kumva ntabwo Arsenal hirya Real Madrid abibuka ko yazanye kukureba niyo nimero 3 mwiza ariko wenda gafitanda babiri beza gusa none Madrid yifuzaga umusimbura Arsenal uyu munsi ikintu byarese kukureba ubwo defense ariko kuramo yamujya nka option B uri kumva fra hakureba mwifuza ngo byari defense deja equilibration nta equilibration de defense ntayirimo irimo Madrid ifite uyu munsi wa none ndakubwiye ngo babiri babanza bambwiye umutima defense bazabanza umwakuta mubona beza kuruta abandi babiri bazabanza Real Madrid sinuza se ni Konate na Rudiger cyane kayise na Rudiger kabifate Rudiger sibyo aho rero bomba uko ribaho yego niyo haza umwe akaza muri bisi ndakaza mu yindi ntibabanzamo ntabwo babanza si banasimbura uyo kubanza ndabyemera nta sibyo nta kibazo sibyo kandi ubwabyo distance y'umutima wa defense ubwabyo distance y'umutima wa defense muri qualité na effectif ni ndende cyane kure nese Frank reka nkomeze gatujye no mu mpande sibyo uyu munsi wa none ubashyira ku meza Trent na Denzel Dumfries yego nibyo ni beza sibyo ariko uyu munsi wa none undi nawe afite Timba yajya mu kibuga na Ben White yego nta kibazo yajya mu kibuga se gukina Timba yakina kabiri ntabwo yakina kabiri kare Timba murareka mwere undi adutwaye umwanya munini cyane hakurya ntabwo yajya mu reka mbabwire akantu Timba uzi ko buriya nyuma ya kabiri ya James kabiri ya Timba ubundi na ankoreye agashyi nyuma ya kabiri ya James ntabwo nakubeshya nkunda kabiri y'uyu muhungu oya ntabwo Timba kabiri ya Timba ntabwo ari calibre ya Dumfries ari muzima gwiki yaba Dumfries yaba Trent ntabwo Timba aragira kuri calibre yabo ariko Frank n'ubundi aragarika uziko ndetse muri mediane ntiyajyamo babiri ntabwo ngaye tinataka akajyamo batatu Timba ntarakina ku rwego rwa Trent na ndetse ndagira benshi urwego ni iki no si musi Rudiger ntafite Champions League yego ntafite za La Liga Reva agezeho uyu munsi Seba yajyaho na carte na this time wa picking nicyo ni kuvuga Timba arakina nka Trent nyine nicyo ni kukubaza none ni kukubaza imidari n'iki cyose ibyo mwakoze technique uyu munsi wa none bamurusha ubwiza Gabriel na Salba niyo kuvuga ngo Timba nishinye ngo Trent yari muri nta detail arimo mwiza kuruta ba nimero 2 ba Real Madrid museka nkubaza mu kudefanda ndi mwizi munsi wa none uvuga ngo detail nimwe how kandi defense bwabyo namurusha arusha nde iyo si detail se arusha Trent kudefanda cyeka mutavye babiri cyeka mutavye kwa gatanu nzajya nza mu kazi Madrid ifite babiri kwa gatanu arakoza gake bamwashishije gutya kandi bari kudefanda murusha narindi kureba standard nkareba na carte nyine yavuze ngo nta detail nimwe mu buryo bwa nta buryo wa picking Timba imbere ya Dumfries na Trent nge currently nge Timba ni mwiza kubarusha ntabwo reka currently yo deba ntago twaye ariko tugiye muri Legacy ari abo ba Trent ose Legacy musi n'ikene mu kibuga azakina Legacy akina ubwiza ugiye kuri Legacy Timba arabayana ko no si musi wa Dumfries tarabaye uyu munsi wa none haje Dumfries muri Interdemir sibyo
umwaka utazamwicara ese Arsenal ntabwo ijya kuri legacy ku isoko rya kabiri kuri legacy barahuye oya Arsenal ni iri ku isoko rya kabiri timba ariko uzabaza kumwicara simba ntahari ariko urabona nabaza kuki rero se udashaka kwigura abandi ariko uzamukura mu kibuga ndi kuvuga uzaza wari wese uzaza ko ati mu kibuga rero bazakina ndi Dumfries urabizi ku makuru avuga umunsi wa akazagaye agashya kazi ntabwo buryo ngo umunsi wa ntabwo squad ngo nta detail ni binashoboka yaba mu gaciro yaba mu byo bafite mu gaciro uyu munsi none mu gaciro uyu munsi byose ngaho tugiye kuri transfer market turebe Arsenal yagenda nka Real wewe mfata Timba na Trent tugiye kuri transfer market umunsi ntabwo ari babiri Frank uvuga ngo ya none tugenda gake uvuze ko Timba nta detail ni yagira umukino mwiza transfer market impamvu uri atazamo ni mukuru uretse n'umukuru umunsi none forum yaramurusha n'abahuriye urukumva ntaho bahuriye abakipe bose bahora amahugurwa uretse Ashraf Hakimi this time urukumva ushoboye kwisazishiza uko yasoje umwaka w'imikino ntundi waba umbitinga umunsi wa none Timba rero Timba ni 70 Trent ni 60 Timba ntabwo ni 20 uko ari bombi abo bombi ntabwo wajya duweri ntabwo yajya muri deba bishoboka igikombe cya champions wajya kwa Trent wese igikombe ni wese kwa Trent wajya kwa Trent nyine KF ibikombe bingahe nyine ibikombe n'imigari batajyamo nyine isi atajyamo zimbiza atajyamo zinsobanuriye niza atajyamo zimwe atajyamo zingiye deba katajyamo zingiri zarizo kuko nabikomba agiye uyu munsi Harry Kane ntabwo yakwicara kuri table imwe na Benzema nguki ntabwo yajya kuri table imwe na Benzema nta nubwo bikunda komeza nyine nta kibazo komeza ubwo surugero ngo wese komeza nyine mwereka abandi ba nimero 9 atajyamo bambwira Lewandowski ntabwo Kane yamujyamo kuko atamujyamo yamugisha miki uyu munsi ari mu jogo imikino yamugisha miki why notice ntabwo imbere ye ntabwo ubwiza bw'umukinnyi mu kibuga ushobora kubyatwaye gusa reka ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka uyu munsi kumwemera ko ari mwiza gusa ubwabyo mujyana mu biganiro bya Trent uyu munsi kumwemera gusa ko ari mwiza ubwabyo gusa wakwicara ku meza ya Trent wakwicara ku meza ya Trent abatazitwaye ni bande tujya muri legacy abatazitwaye ni bande nose legacy umunsi wa none tujya muri legacy nta numwe ahuriza legacy ntabwo ijya mu kibuga nibyo ndi kuvuga njye turi kuvuga ubwiza bwo mu kibuga mufata wese nyine mu currently ntabwo Lewandowski yaba aragiye muri Amerika sibyo sicyo ndi kuvuga se baba baramugumanye yes of course niyo mpamvu current form zirakonta uyu munsi Casemiro ntabwo wisanze mu ntamo ya mid time niyo mpamvu current form zirakonta kandi currently umwaka ushize ntaho bihuriye Trent twabonye ntabwo ari ku rwego rwa Timba uzi ko no gusoza umwaka bitavuze ngo mu mbaraga ahantu hose Madrid izashoramo n'imbaraga attention inashaka nimero kayo kuza guhanga na Trent Alexander njye buriya sigaranye umwe sikese none se Carvajal rega none kavamo kwisigara nyuma ntaho kava yakinaga nawe twamubaraga nawe ari umukinnyi uriya ariko yarahari ni muze agomba kwigendera none se yarakinaga ese yaragiye wagira ngo bagumane yakinaga ariko ntiyakinaga icyo ndikubwiye nese transfer ugira timing fra uravuga uti Carvajal nava hano ndaza nundi icyo ushaka kuvuga ni kimwe ni uko uyu munsi wa none niyo Carvajal ari kuhaguma ariko deba itana Timba na Trent niyo ari kuhaguma Carvajal nicyo kuvuga nyine still n'ubundi haguma gushaka izindi imbaraga iburyo kuri kare yari cyo nikubwiye niba masaha ariko bimeze ntabwo kuba haje kukureya ari uko nyine habuze abakina reka nuko abari batari kuri level ngerera hagati iki ngerera hagati yaje wamugarutse ngaruka iki anatabyemera nabyo ese hagati Rodri si twamaze kwa Madrid nta kibazo Rodri mu kibuga na Jude ku icumi nimushyire mu kibuga Raisi wenda 8 da warajyamo n'itegeko Jude yatatera 10 none se ngende kwa ntabwo ari kwa batatu babanza mu kibuga batatu imbere iyo ni sibyo uyu munsi wa none erega fra na groupe yose yiterure nikuyemo pesi nzayigaruka twagiye nikuyemo ko ntabwo yazarangiye ntabwo yarangiye ni guhanga aya makipe yose ni neza nikuyemo cyeka ni ngo currently iyi balance ni iyiye kurusha izindi kizagushuke icyo nikizagushuke nawe nikizagushuka ntabwo current form ngira mu nda sino ushaka kubitinga class kandi ni squad fresh Madrid kandi iri kuzira class no nese uko tuvuganira nese nose class imaze imyaka 3 ko gikorwa class mubwira class murafuriya zeshatu zikurikira muri class squad yo class barayiri umunsi imaze imyaka 3 iri trophies uri kumatira class ku meza andi makipe atwara rero groupe class groupe nziza umunsi myaka zo kwa groupe nziza ni Paris Saint-Germain n'urusunda ikiri kuraho
kandi hari ikikuraho se yawe uri nose umunsi ubundi guturi kumwe ikipe y'ishampiyon y'abongereza ifinite champions league ubwabyo ntabwo binahuye kandi kubikuraho uzi ikintu nemenya na Antonio ni class muri Madrid Chouameni ntari class si world class Kamavinga ni class uri kumva abo ni abasimbura Arda Güler abo ni abasimbura aho ni sut Chouameni ni umusimbura he indi Chouameni kandi washyizemo ko ntiyazarangira nyine class iri kuzubu class nayo yari ifite nose Debase yaje ryari Debere irimo n'abo bakinnyi batari bajyamo Deba irimo na signing irimo ni hari na antiya tukibeshyamo urumva Real Madrid se ubundi izagura nimero 8 cyangwa izakoresha bifite bigenze biteze hari Nyamirambo ni za Karundu umupira wose awushyize ubanza muri hano hasi kutoshaka kutaguyeho hasi igeze muri penalty pe Rouge yatangiye kuza dore umuturage ari Muze Dodo sarasetse cyane yoko nisubira ariko uribuka penalty ya Beckham yeryari 2004 yateye penalty imeze kuriya neza yaturutse izi ngufu Dodo uribuka penalty ya Beckham yari imeze kuriya rwose awe mungu nandi kubona atifitiye icyizere abantu bambara amabara y'ubururu n'umweru izi peno ubu se mungira inama ariyo nyirebe cyane ubu ntago nababa oya kandi ugomba kuyireba ariko kuyireba kuri televiziyo umutarama ashyize amakara ureba kuri televiziyo rwo ngiye utazakora agashya uzi ko ariyo ireba kandi ashyizemo uriya ninde ariko yarakozeho kabiri habira ntago mu Rwanda yabona ubwo rukomeza rero katurebe no deal ya Bruno Guimaraes Arsenal fra ikoze reka nkwereke iyi ngiyi ishobora kuzaba njye kubwanjye ariko iyi deal ishobora kuzaniryohera kurusha izindi deal zose zabaye muri Mercato ati muri iyi sama umutaramu Sereka Alvarez nagenda sibereho bita Lamanga Bruno ivanga mu masaha 48 ari imbere raba yavuyeyo Newcastle yose iri muri Spain raba yavuyeyo cyane Lamanga ubwo ni iminsi 2 Sereka siyo Sereka vanga idiri gibuze ntago arinze kwa gatanu itaratangazwa Voda aracyaretinga deal ya sama Sereka deal ya sama Sereka nitubona usakoza gashya oya Vini niyo yaba ari ya mbere muri Premier League mu mateka Vini nawe yajya Sereka Alvarez ejo ni nzazanye vuge navuze ngo ntaho yajya ntutinyira nyine kazi dukora we uri kumva ariko iyi deal niramuka iciyemo uretse deal ya Alvarez mba nsigaranye inyuma kuvuga ngo umukinnyi nyine wa mukinnyi ureba ukavuga ngo iyi kipe iguze umukinnyi na class idasanzwe shandi kubona nta deal zapfa kuruti ya Bruno Guimaraes aya makipe aracyagura ubwo ni igikoko azagura ndetse ko Dembele ntazajya Rodri sagiye Madrid na Rodri ni nziza na Rodri ni nziza ariko iya Rodri ntabwo igoye nk'ingi Anthony iya Rodri harimo umwaka umwe hakabamo kwifuza kugenda asa Rodri mwabonye ibintu Barcelona ishaka gukora nakana ujya kwatsa imigere Rodri afite igiciro cyangwa idini nayo ndayibara mu zaranga 50 kuri 35 sinjye nkubeshye z'amayero reka Rodri nuko akunda Madrid ariko equipe ya Manchester City yanze kugira ikintu itangaza itegereje kureba ko hari indi kipe yakwitambikamo kandi ngo kandi ngifite amakuru yuko Barcelona ishaka kujyamo ariko nanone Barcelona nayo mu kurinda icyubahiro cyayo ikanga kujyamo igitari yumva kampo ya Rodri ukuntu ifata Barcelona niba ishamadukiye nyine kampo ya Rodri yashamadukiye kujya i Barca ariko Rodri ngo nk'umuntu uzwi ukunda nyine projet sportif nziza nakaze neza gushyushya ikibiri kumva iyi nende baramuyagiye ngo barategereje cyane nyamakuru witwa Serge Valente n'umufaransa Valente Serge cyangwa akaba nk'umuespanyol nabo bagira Serge aba ari umuespanyol Serge Valente rwo wewe ngi Madrid ngo wimva nka idiro bayirangije
ariko amafaranga ni make amafaranga ni make bayirangije ngo icyo hasigaje kumenya ni kimwe nta kindi gusa ni ukumva ko City yasoje witwa diri witwa ariko Ayub Arsenal Boat. ihambuye atansiyo miliyoni 80 n'igice ni menshi se kuri Bruno umukinnyi uri proven Sheria kitava muri kijano sawa kushaka kwiva ya kweli kushaka kwiva uzamutarambura amaboko Hilal nivemo makipe yose tubanga cyangwa ibintu Antonio yambwiye nibyo ibyo nyine kandi ariyo bashaka dushaka Gor Mahia ngabare ngo bishakira nk'abanyarwanda ntabwo pana nk'abare buze muri stade abare ntabwo mushaka Hilal singo yaje no sore munakifuza ari ngaho nawe ra kandi ngo bafitanye imibanire sawa nyine ni hatari cyane na Hilal isa nk'ahari inzira ni nyabagendwa match rwose iri mu kanya saa 9 z'umugoroba barayigeza urareba amaposti mu kanya baserebra qualification ya Hilal none abare ku munota 90 bazahindura uruhande ariko hanyuma kandi uko turi kuvuga hakurya nako kwa Liverpool nabo bafite icyizere cy'uko Dile Bradley barikoze kuza kubona irangira rwose vuba cyane bakaza kwabanuye umuhungu Bradley barikora niba ari equipe iri kumbabaza kwireba ni equipe ya Liverpool Frank ikeneye mu winga ariko no bafite bari kumwipimaho Cody Gakpo kumva ukongeraho yuko Liverpool nibishaka gusimbuza Mohamed Salah ndetse no kubaka uruhande bisenyeye bo ubwabo nge mamenye neza yuko Arne Slot niwe wafashe Liverpool ayikubita ahantu kubyuka bizayigora ajya gutanga Luis Diaz barikora nicyo gisubizo kiri proven igihari ku isoko ubu ngubu ariko ikibazo nibaza Liverpool amafaranga ya barikora bari buze kwemera kuyatanga amakuru aravuga yuko bashaka kujya all in ariko badashaka kurenza miliyoni 100 kumva miliyoni 100 z'ama